Yemwe bakunzi banjye. Ayiwe. Dore inkuru mbazani none hica. Yesu we. Mfite inkuru ityaye pepe. Umva nari naherutse hano kuri YouTube, wowe utarakanda sabone yikande, ukore comment, usharinge, utwiyungeho kugira ngo tubashe kuganira nawe mu biganiro biba bikurikira kuri video zikurikira, utubwire uko iyi video uba wayibonye. Rero tudatinze cyane genda narakugendereye. Ayiwe. Abakobwa b'iki gihe we baraturya we, badukura amenyo, dore nanjye ryavuye. Ayiwe. Rero ntatinze cyane rega mbabwire, ejo bundi nagiye gusura umutipe wanjye w'inshuti yanjye ya hafi, rwose nkigerayo arambwira tuzi ibintu byambaye kagira inkuru. Umukobwa yambwiye yamamagaye kuri phone, taraje nsure. Ayiwe. Amaze kuzura birangiye ati rwose ndaje gusure ntange nditegura byatari nishyira ku cyawo, ubwo nkubitamo agakipe kanjye ndagije ewane nikubitiramo n'agakositimu kanjye urakabona ko kari ku cyawo. Reka hasi ho buriya mpagurutse gatoya cyane ngahaguruka nkareba iyi cepe, iyi ngiyi urayibona ukayibona, yewe ndangije ndagiye nanjye ndi umusirimu, reka inkweto urayibona, iyi ye baba we, ndangije ndagenda ndi umusirimu, ndangije mu byicaro byiza tekagira inkuru. Rero aratangira arambwira ati rero nahamagaye cyane. Ese shaho uhamagaye cyane mu buyobozi tikiraza kunsura, utarakanda sub yikanda dukurikirane. Hanyuma rero ati ikiraza kunsura, nese icyo cyana mwana cyana uburimbu ntiri bukumerere nabi. Rero ubwo ndavuga ati okay ntacyo mbwira, icyo cyana kimeze gite kabya ni cyana ti shaka gusamura.